Uyu munsi tugiye kureba hamwe iri jambo rimwe gusa ariko risobanura ibintu byinshi cyane abantu benshi bakunze kwitiranya cyangwa se ntibamenye icyo bakora ugasanga ribashyize ahantu habi cyane. Iri ni ijambo rivuga ngo nzabitekerezaho nzakubwira, cyangwa se ijambo rivuga ngo nzabitekerezaho. Iryo jambo ni ijambo abantu benshi bakunze kubwirwa n'abagore cyangwa se abakobwa bakunze kubwira abagabo bakababwira ngo nzabitekerezaho. Iryo jambo yumvise umukobwa ayikubwiye cyangwa se umugore, abagabo benshi bakunze kwibwira ko bababwira ngo nzabitekerezaho nzakubwira, bakunze kwibwira ko aba ari ibyanyabyo, aba agiye kubitekerezaho ko byanyabyo. Umuntu iryo jambo yumvise umukobwa cyangwa se umugore arimubwiye, abagabo benshi biyumvisha ko ari ubwana bwiza rwose, ari uko agize isoni cyangwa se koko ari uko agiye kubitekerezaho. Ariko mu by'ukuri uwo ni umukino ukomeye cyane ndetse n'ihurizo rinini cyane ryihishe inyuma y'iryo jambo nzabitekerezaho. Ndetse iyo utabaje gusobanukirwa iby'iryo jambo wisanga usigaye wirukanka inyuma y'umuntu utegereje gusubizwa, wataye umutwe uvuga ngo nzasubizwa ryari. Nimba warigeze kubwirwa iryo jambo nzabitekerezaho, andika muri comment ati byambayeho nzi mubwire iryo jambo. Ndetse iri jambo yishyigikiye cyangwa se ukaritega amatwi birangira utsinzwe. Tugiye kureba nka rero irino jambo iyo umukobwa akubwiye ngo nzabitekerezaho, ese bisobanuye iki? Ese ni ryari ari ukuri cyangwa se ni ryari koko aba nta kuri kubirimo? Ndetse n'uburyo ki umugore cyangwa se umukobwa yakubwiye ngo nzabitekerezaho, uburyo ki ukwiye kwitwaramo. Umukobwa arakurebye arakubwira ngo nzabitekerezaho, mbere na mbere ikintu kikuza mu mutwe uba wumva rwose umukobwa afite discipline n'indangagaciro, asubije ijambo ryiza pe dafite icyo ritwaye. Ariko ntabwo ari byo, abakubwiye ngo oya ariko yabanje kwisiga icyo twakita nkaho ari ubuki, yarangiza ubwo buki akapfunyika mukabona akita nkaho ari umwenyu cyangwa se kumwenyura, ubundi akubwira ngo nzabitekerezaho nzakubwira. Ariko mu by'ukuri abakubwiye ngo oya, abantu benshi bagiye babwirwa nzabitekerezaho, muri bo bakumva harimo icyizere, akavuga ngo ejo bundi cyangwa se icyumweru gitaha azansubiza, ukumva hari ibyiringiro uwo muntu ukubwiye ngo nzabitekerezaho akoremyemo. Reka rero mubwize ukuri kugerekeranye n'iri jambo. Iyo umukobwa akubwiye ngo nzabitekerezaho aba aguhakaniye mu buryo bwiyubashye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umwanzuro ugiye kwigwaho, ngo aba agiye gutekereza kuri icyo kintu. Oya, abakubwiye ngo oya, icyo ni ikintu cya mbere. Iyo umukobwa akubwiye ngo nzabitekerezaho ntabwo aba agiye kwicara ngo yige ku gaciro ukwiriye atari yarabonye mbere ngo atangiye kukaguha, ahubwo mu mutwe haba hajemo uyu muntu simushaka pe, reka mubwiye oya ariko sinshaka kuvuga nabi, sinkunda kubaza abantu, njyewe ndi umwana mwiza. Reka mbimubwire namwuwashye mubwire ngo nzabitekerezaho, kuko n'ubundi muri kamere y'igitsina gore cyangwa se y'abakobwa, iyo umukobwa yagukunze, iyo akwemera ntabwo ajya azuyaza kubwira ngo yego. Ni ibintu bita byikora ako kanya ku muntu akunda, ari nabyo usanga cyagiye aho abashwanye na famiye akabipfa n'ababyeyi akavuga ngo nimushake munce mu muryango, bitewe n'ukuntu agushaka n'ukuntu akwiyumvamo. Buriya ngo muri kamere y'abakobwa iyo agushaka 100% ntabwo ajya azuyaza habe na gato. Nta mukobwa ukunda byanyabyo cyangwa se ugukeneye muri ako kanya ushaka kubwira ngo nzabitekerezaho, ntagira kuzuyaza, nta mibare myinshi ashyiramo. Iyo agushaka ahita akubwira ngo yego, ubona ari ibintu bimurimo cyane, ahubwo yari yarabuze aho ahera kugira ngo bimusabe. Nanone ushobora kumubwira ngo reka dusohokane, wenda uramutereta cyangwa se iko biri kugana, ukamubwira ngo dusohokane, akubwira ngo nzabitekerezaho. Buriya ngo abakubwiye ngo oya ariko ayikubwiye mu kinyabupfura cyinshi cyane, cyangwa se avuga ngo aramirwa ya kabiri azaboneka, cyangwa se reka mbe nitonze, hari undi muntu nabona asanga wa wundi niwo twari turi kumwe kandi namushaka. Niyo mpamvu rero abavuze ngo nzabitekerezaho nzakubwira, abagira ngo ategereze umwanya cyangwa se igihe kitari gitoya cyane kugira ngo arebe nimba haza undi mugabo cyangwa se undi musore utayari bajyanye ashaka yishimye kugira ngo bahite bakomezanya mu rukundo. Ariko wowe yakubwiye ngo nzabitekerezaho kuko abona ko mutajyanye,
ngira ngo mwumvishe igisobanuro cy'iri jambo nzabitekerezaho.